naravuze ngo ni gute Yesu yemereye abadayimoni baramubwiye ngo twemerere tuje muri uyu mugana w'ingurube, ageze ahantu hitwa Dekapoli. Narivuze ngo Yesu yari afite ubutware ku bitugu, aho yanyuraga hose yabaga bufite. Ageze Dekapoli atukuzwe, ariko mbere yo kuhagera niho muraba n'umuhengeri byakubitiye abigishwa be. Bagerageza kugasha birananirana, ngo bageraho baravuga bati mubwire uyu mugabo nawe ntaze gufata bizi. Nibwo bamubyukije baravuga ati tuza kaga kadutegereje. Abigishwa be aratangara bati ni nyanja ziramubayeho. Haleluya! Dumu katika imani. Imani himbazwe cyane. Ngo hagere umuraba ngo mare kuba nibwo acecekesha inyanja. Barabadayimoni bareberaga mu ijisho rya kidayimoni ko agiye gukora umurimo ukomeye Dekapoli, agiye gukiza uriya musazi wari umaze imyaka. Bashaka kubwira ngo umuraba wagira icyo uhindura kuri urwo ruzinduko. Ntibari bazi ko Yesu nta rundi rupfu yapfa, nta wamugonga, nta wamuha isumu, nta wararamuroze, nta wamuteza imbunda. Oya, yagombaga gupfa gusa rwo kumusaraba, agatega amaboko akirehereza bose, agahamagara birasirazuba na burengerazuba ngo nimuze munsange rya jambo yavuze akiri muzima. Tuzamura Imana yacu. Haleluya! Ngo nico kizaduhesha kwinjira muri rya rembo ry'ubugingo. Irembo rya mbere ry'intama. Yesu niwe rembo hakika ya Mungu, niwe twinjira. Niko yavuze ngo ni irembo ry'intama. Ngo abambanjirije bose yavuga ngo abafarisayo n'abasadukayo. Erega abafarisayo n'abasadukayo bahuriye gusa kugwambanira Yesu, ariko ntibari bahuje. Hari icyo abasadukayo batemeraga. Ntibemeraga ibintu bitatu: ntibemeraga umwuka, ntibemeraga abamarayika, ntibemeraga umuzuko. Ariko abafarisayo barabyemeraga. Umunsi umwe Pawulo ngo yabateye agapira arabakoroganisha muri sale bagiye kumwica, ngo avuga ko Yesu yabambwe akanazuka. Abasadukayo bati hari umuntu uzuka, abafarisayo batarazuka nyine. Ngo asigara udatungana intoki, ari aromboka, ngo aragenda arahunga arasohoka. Ariko umunsi wo kumubamba barahuje. Hari umunyabwenge wavuze ngo le mal se ligue avec le mal pour contrarier le bien. Ngo se kibi na se kibi wundi ngo bajya bahuza kugira ngo barwanye icyiza. Uko umunyakenya mubi n'umunyekongo mubi baraziranye. Tugaruke hano. Yesu mu itangiriro ni uvugwa. Mose yaravuze ngo n'urubyaro rw'umugore. Ngo agere mu gitabo cyo kuva amwita umwana w'intama wa Pasika, l'agneau pascal. Agere mu gitabo cy'Abalewi aravuga ngo c'est le sacrifice expiatoire, ngo ni igitambo cyatambwe. Ngo aregere mu gitabo cyo kubara ahinduka urutare rwakubiswe rubyara amazi. Ngo aze mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ahinduka ngo umucunguzi wacu notre libérateur. Ngo aze mu gitabo cya Yosuwa atukuzwe, ngo ahinduka umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Hose ni Yesu hakika ya Mungu. Arakomeza agera mu bacamanza, niwe mucamanza wacu ukomeye. Imana himbazwe cyane. Aza mu bitabo by'ubusizi biriya zo ku ngoma by'abami n'ibiki, ahinduka umwami warera ukomeye. Ngo agere mu gitabo cya Rusi ahinduka ngo umufatanyabikorwa wacu ukomeye. Ngo agere muri Nehemiya ngo uwagaruye ngo amoko yari yaratatanye, le restaurateur des nations. Atukuzwe. Aza mu bitabo by'ubusizi ngo ahere muri Yobu aravuga ngo ni umucunguzi wanje nzi ko ariho. Ngo agere mu ndirimbo za Zaburi. Imana himbazwe cyane. Zaririmbwe n'abagabo bazwi 100, ngo nizo zaririmbwe n'abantu bazwi. 73 zaririmbwe na Dawidi. Ngo 12 ziririmbwa na Asafu, 10 ziririmbwa na bene Kora, ziri mu ya 84. Ivuga ngo umwami wanje Mana yanje, ngo ahirwa mu nzu yawe, ngo bagushime iminsi yose, ngo ahirwa bafite mu mitima yabo inzira ngo z'Igisiyoni. Ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, ngo bagihindura ahantu h'amasoko imvura y'umuhindo, ngo ikacambika imigisha. Ngo bagenda bagwiza imbaraga, ngo kandi umuntu wese wo muri bo ngo akabona ikibere y'Uwiteka i Siyoni avuga ibitangaza by'Imana.
imwe ngo iririmbwa na Hemani, indi iririmbwa na Etani. Isengesho rya Mose ni 1:90. Salomo aririmba 2, 72 n'Ijana ngo ziba 100, izindi 50 ntituza baziririmbye. Nimba ari Ezira, nimba ari inde, ngo ariko waziririmbye wese yari yuzuye imbaraga z'Umwuka Wera. Ngo agere muri Zaburi aravuga ngo ampindukira byose, il est mon tout. Asifiwe. Ngo agere mu gitabo c'Imigani, asifiwe sana, ngo ahinduka notre but, intego yacu. Zo ni bitabo by'ubusizi. Imana ihimbazwe cyane. Ngo agere mu Mubwiriza atukuzwe, ngo ahinduka Imana y'ibihe byose. Ngo ageze mu ndirimbo ya Salomo ahinduka ngo umukunzi wanje. Ngo tuje mu bitabo by'abahanuzi bakuru n'abatoya, were kuri Yesaya ukageza kuri Malaki, ahinduka ngo umuhanuzi wari waravuzwe kuva kera. Ngo agere mu isezerano rishya, uwo ni Yesu umukuyemo n'inkigi wakuyemo umuhondo. Ariko tubanze tuzamure Yesu. Haleluya, Hallelujah. atukuzwe. Hallelujah. Ngo agere muri Matayo ahinduka umwami, ngo agere muri Mariko umukozi, ngo agere muri Luka ahinduka umwana w'umuntu, ngo agere muri Yohana ahinduka umwana w'Imana, ngo agere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ngo ahinduka Kristo wahinduriwe ishusho, ngo aze mu nzandiko, ngo ahinduka umwami uri buryo bwa data, ngo agere mu gitabo cy'ibyahishuwe, ngo ahinduka Kristo uganje, ngo kandi uzayobora isi akayobora n'ijuru. Bibiliya yose yuzuye Yesu. Nisho gituma irembo tugomba gusana ari irembo ry'intama, ni Yesu wabambwa akanazuka. Nitumara kwemera ko iryo rembo twarisaniye, niko Paulo yanditse mu gitabo cy'Abagalatiya ngo igihe gikwiriye gisohoye. Ibindi bihe byari byaravuzwe ngo Yesu yagaragaye mu bindi byinshi abantu tibabyumva, ngo ariko igihe cyari kigeze kwagaragara mu shusho ya kimundu. Asifiwe. Ngo bari mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngo bamurikirwe n'umuco ukomeye cyane. Ni igihe kiwe cyari kigeze. Ngo ngo icyaha ngo cyari cyarabaye umugabane umwe n'idini, ngo byagaragaraga ijuru n'isi, ngo ko umuntu adashobora kuzanzamuka hatabaye ukuboko kw'Imana. Icyo gihe cyari kigeze. Ni iryo rembo rya mbere tugomba kubanza gusana. Nehemiya ni hari ibice 2 n'umurongo wa 17 n'uwa 18. Ibice 2 umurongo wa 17 n'uwa 18. Pera ko ndababwira nti mureba ko tumeze nabi ku Yerusalemu, habaye amatongo n'amarembo yabo akaba yarahiye. Muze twubaka inkike Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Babwira uboko kw'Imana yanje uburyo kwangiriye neza. Babwira n'amagambo umwami yambwiye, aravuga bati muhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Amen. Turangirize tumabwiza kuko bwanditswe na Yohana. Ni ibice 10 n'umurongo wa 9, cyangwa duhere kuwa 7. Nuko Yesu arongera arababwira ati nukuri ndababwira yuko ari irembo ry'intama. Abambanjije bose barabajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni irembo umuntu ninjira muri nje azakizwa, azinjira soke kandi azabona urwuri. Kadusubiremo 9 umurongo wa 9. Ni irembo umuntu ninjira muri nje azakizwa, azinjira soke kandi azabona urwuri. Wera wa Isiraheli, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, kiye bugufi cyane aya masaha y'umugoroba. Ngiye kuvuga ijambo ryahumetswe nawe, Imana itabasha kubeshya, kaba ngiye kurivugira mu isi. Ubwanje ubanze ncishe ikara ry'umuriro nk'ibyo wacishe umuhanuzi Yesaya, arakunda hanura ibyo ushaka mu gihe ciwe. Katika Imana. Bene wacu bankikije dusangiye byinshi, amateka n'imico, imikorere ndetse n'imitekerereze, kuko environnement nimwe aho twakuriye n'ibyo twagiye tubona dukura uko twarezwe. Ibyo biduha amahirwe angana yo gusa nkaho dusa, nubwo ari ubudasa butandukanye wenda buto buturuka ku byo twize n'ibyo twamenye, ariko duhuriye kuri byinshi byatuma twumva ibintu kimwe cyangwa ntitubyumve. Ngambi izo mbaraga zose z'imisa uko abantu basanzwe zidahuye n'ubushake bw'Imana. Je suis en train de briser, d'éliminer, de faire écrouler avec toute autorité qui nous a fait sa date de longue haleine
à travers ton Fils unique qui a été crucifié à Golgotha, ressuscita parmi les morts, vivant dans le royaume céleste aujourd'hui. Il est allé nous préparer les sièges. Si ces derniers n'existaient pas, il nous les dirait. Donc, katika imani. Mpamagaye ijuru kumanuka rigatarama mwisi. Bikamera nka wa munsi wahetswe n'indogobe n'icyana cyayo kitatojwe. Abantu ntibabimenya. Nawe watojwe nawe ntayindikira ikirumba asabwa. Eleza mambo. Upfa kuba kumuhamagaye gusa akumva ijwi. Niko Gerardine yaririmbye. Upfa kuba warumvisha ijwi ry'Imana dusenga. Hakika ya Mungu. Manukana n'ubutware bwawe. Wumvikanisha ibyo ngiye kuvuga kuko ndi muto. Si ubuto gusa, simbikwiriye. Si ukutabikwira gusa, si ibyanje. Ariko ijambo muri ibyo yaravuze ngo yaguhereye ubundi, ngo nawe utangira ubundi, ngo kandi dufite byose bikomoka aho ari. Ngo twemeze cyane mucunguzi wacu gutumwa nawe hose mu wapfiriye. Agiye gusoza aravuga ngo ijwi ry'umwami Yesu rirakubwira ngo jya mu mahanga yose uvuga ibya Yesu. Byari bwa kabiri Yesu abarokore babatizwe n'amazi n'umwuka wera. Singiye kuvuga kubera ko menyereye agatuti. Ngiye kuvuga kubera ko nagahawe uyu munsi k'uyu munsi. Cyo cyatumye ubwira abigishwa bawe ntibababwiye ibyo kurya by'ibigega. Waravuga ngo duhe icyo kurya cy'uno munsi. Natwe rino jambo tugiye kuvuga ni iry'uno munsi rihwanye n'aya masaha. Tirisana n'amagambo yari banjirije nazariheruka. Ririhariye ubwaryo. Nicyo gituma rigomba kumvwa neza n'abarikwiriye. Domo katika imani. Mpamagaye ijuru nongeye kandi kurihamagara mu butware twatijwe nawe kugira ngo ntirudutenguhe mu kano kanya tuvugane naryo mu gihe turimo tuvugana n'abagenzi bacu. Ndagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu w'i Nazareti tuzambaje. Amen. Yesu ashimwe. Dushimye Imana ko twongeye kubona umwanya wo kubana namwe. Abo twabanye ejo bashoboye kugaruka, Imana yabagiriye neza kandi natwe tugiriye neza. Hari abandi bantu bashya turi kumwe kuko bagiye banabivuga ariko tutari twabageraho. Reka dushimire itorero ryadutumiye. Mwarakoze cyane kubana natwe no kutugira icyizere kuko agatuti ni kenshi abantu bakavugiraho ibintu bikagirwaho impaka. Umuntu gusa ahananije na Yesu niko Simiyoni yavuze. Bamaze kumushikiriza mu biganza, si we wari umutambyi, oya yari umuhanuzi. Yesu yazanywe mu rusengero nk'umwana wese w'imfura w'umuyuda wagombaga gutambirwa Uwiteka. Abakobwa oya, abana b'ikironda mfura oya, umwana w'umuhungu w'imfura. Ngo bamare bamusingiza abatambyi. Tambyi baramusengera, umwuka abwira Simiyoni, "Wisezerano nakubwiye ni ririya ntiri gucika." Amushamuza nyina atangira kumwaturaho amagambo. Aravuga ngo urasezerera umugaragu wawe amahoro ko wavuze ko atazapfa atarabona ihumure rya Isirayeli. Ariko yewe mugore, ngo uyu nguyu azaba ikimenyetso kirwaho n'impaka. Ngo bamwe mu bayuda bazagwa, ngo abandi bazabyuka. Ngo kandi nawe inkota izagucumita mu nda. Ngo igihe cyose yamusimbizaga ngo yazirikanaga ayo magambo. Kandi impaka zarabaye kuri Yesu. Mvugize ibi ngibi kubera ko hari igihe tuvuga ibintu hano cyane cyane ritumanaho byabigeza hirya no hino abantu bakarigiraho impaka. Habe na Yesu niko byagenze. Hari igihe nka bitatu bamugiyeho impaka. Munsi umwe bamuzaniye umugore wafashwe asambana. Baravuga bati tumujyane, naramuka yibeshye akavuga ko tutamutera mu buye kandi ariko Mose yavuze, turamurega kubatambyi nabo basaba abaroma bamucira urwo gupfa. Naramuka yibeshye akemera ko tumutera amabuye, nabwo duhindukire tumurege ku baroma kuko nibo bonyine bari bafite uburenganzira bwo kwicisha umuntu. Ntadukira iyo mitego yo mitari wikire. Yesu rero nk'umudribler mwiza, nk'umukinnyi mwiza uzi gutera ahari icyuho arabitegereza. Bazana wa mugore ati, "Uyu mugore twasanze asambana none kandi amategeko ya Mose ntabwo urayazi. Avuga kuko agomba guterwa amabuye kugeza igihe anogoka. Urabivuga iki?" Tiyabakura tangira kwandika hasi. Uko yandikaga hasi niko ibyaha byabo byagaragaraga. Uwa mbere abona asa n'utinze aramwegereye atese tanga uburenganzira bwo kumutera amabuye.
ariko ari umutego. Ngo arebe abona ibyaha bye byuzuye aho, ahindukira agenda adasezeye mugenzi we. Mugenzi we ntiyamenye ibyabaye, nawe waje abigenza gutyo abona ibyaha bye. Yesu ahindukira na wa mugore aramubwira ngo ese abakuregaga bari hehe? Genda, singuciriye iteka, ariko genda ureke ibyaha. Wa mutego bari bamuteze wa munsi ntiwagira ico umutwara. Ni munsi baravuze bati musabe atanga umusoro, kandi uya musoro ntiwatangwaga n'abatambyi, ntiwatangwaga n'abami, ntiwatangwaga n'abahanuzi, watangwaga na rubanda rwa giseseka, bita mu gifaransa les bons peuples, abantu bo hasi. None ngo rubandanya ngo baje impaka batese ashobora gutanga uriya musoro, none ngo bafana be n'abatarabafana be baje impaka. Bamwe bati ni umwami, umwami wahe ni umuhanuzi yawe nzaduka uvuka i Nazareti hantu hatizewe. C'est un prophète très peu connu, ngo ni umuhanuzi utazwi. Bamwe bati si umwami, si n'umutambyi, si n'umuhanuzi, abandi ataraho bwarutana abo ngabo baje impaka. Ati ikituma tumumenya neza, mureke tumusaba umusoro. Ariko batinya kumusaba umusoro ari we babajije, kuko hari umugabo wari utarafatika witwa Petero, wari ufite gahunda yo guhubuka ariko akagira na gahunda yo gutanga raporo ku gihe. Bati nitubaraza Yesu aradusubiza, ejo bundi yaradusubije. Ngo baramubije batese izi mbaraga ukoresha uzikura? Nawe arababwira atese izo Yohana umubatiza akoresha uwazikura? Bubishe birakomeye, bananirwa gusubiza icyo kibazo, babanza guhamagaza akanama kihutirwa. Baragiye bati nituvuga ngo imbaraga zavuye ku Mana, aratubwira ngo kuki tutamwemeye. Nituramukana none tuvuze ngo ziva ku bantu, aba bantu bemera Yohana umubatiza baradutera amabuye, tugende tumubwire ngo ntitubizi. Baraje bati ntabwo tubizi. Na Yesu arababwira ngo naje simbabwira. Yaraye atubwiye duhere kuri Petero, niwe muntu uhubuka arabyemera, turabiye ni nyuma bize kumukoraho za mpaka navuze. Baradotse we n'umwigisha wawe mwatanga umusoro. Kwawutanga vuba. Haba no gutekereza ko uwo musoro icyo usobanuye. Ariruka atanga raporo kuri Yesu. Yesu arabitekereza ngo yasomaga ibivugwa n'abantu, usoma igitabo kibumbuye ngo kandi cyandikisha inyuguti nini, aba bimenye neza ko ari umutego, ariko mu buryo bwo kubushibu, kuko yari ikimenyetso kikirwaho n'ipaka. Abwira abatambyi bati bamwe nibamanukane nawe Petero muje ku mazi, ifi ya mbere muri bufate, murasanga uyu musoro nsabwa njewe Yesu nawe Petero, ifi ya mbere indobani muri mutere bwa mbere irazana ayo mafaranga. Nkunda kubwira abantu ngo iyo niyo transfer ya mbere y'amafaranga yabaye, kandi badakataho inyungu. Transfer zindi barakubwira ngo turashaka ko agera ko ari 10,000 ngo rongeraho 550, ariko Yesu ntayiyongereyeho, ntayagabanutseho. Baramanuka no ku mazi ngo bakubita ifi ya mbere, basanga ya mafaranga arimo. Abatambyi bati ahubwo bajya bamuteze umutego, araruta abatambyi, kuko nta mutambyi uraroba amafaranga, araruta abami nta urayaroba, araruta n'abahanuzi kuko nta urayaroba. Ikimenyetso kikirwaho n'ipaka. Hano rero nari bivuze ibyo, iyo baguhaye agatutu uyu munsi ushobora kukangiriza cyangwa ukagakiza. Turabashima rero ko mwatwemereye ko tubahana. Imana ibahumugisha. Cya kabiri, turashima abakozi b'Imana batandukanye twabanye, mwese uko mungana. Dore kuri Bishop Rutebuka twabanye no kuri Pentecoste, igihe cyose nje hano arabimenya, azi gukurikira ibintu by'ikoranabuhanga, akamenya ko ndaha cyangwa nzahaba, agahita nshakisha nkiririye. Rero twarabanye nawe, Imana imuhumugisha, twanabanye naha ngaha kuva ejo, iwe azanakomeza njye nzasengera hanze. Namwe bakozi b'Imana batandukanye muri aha ngaha, ndikikwirirwa mbavuga amazina, mwese uko mwicaye aha ngaha muri inshuti zanjye. Bamwe twarabanye, abandi turaziranye, abandi turavukana. Mwese uko mwicaye aha ngaha, mureke dusangira ijambo ry'Imana. Kandi mwazanywe n'igiterane, ariko kandi natwe mwifuzaga ko turamukanya. Kubera iyo mpamvu rero aka gatuti karaduhuje. Ibirenze kuri ibi ngibi no guhana amaboko no kubwirana amagambo asanzwe, ariko igikomeye twese twishingikirijeho ni ijambo ry'Imana. Ndabakiriye rero, Imana ibahumugisha. Mwene data rero atangiye
adusaba gukora. Hari umunyabwenge wavuze ngo ishoramari ryose, gukungaharara kose, gutunga niko gukungaharara, ngo bijyana n'ishoramari. Uko ushora imari ni kukira. Kandi ngo umuco wo gutanga ngo ni umuco wo mu bwami bw'Imana. Kandi ngo iby'Imana ngo biryoha iyo bisangiwe. Iyi senti igomba kugurwa kubera ko twayihagurukiye. Bwana wetu asifiwe. Twaremewe gukorera Imana. Nari ngiye guhindura sije, ariko mbona atari byo. Twaremewe gukorera Imana. Cyo cyatumye Paulo yandikira ab'Efeso aravuga ngo kuko turaba Imana yaremye, ngo turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Nico twaremewe gukorera Imana, dukizwa kugira ngo dukorere Imana. Hari umunyabwenge wavuze ngo ejo hacu kubera gukizwa harababariwe, notre passé était pardonné. Ngo none hacu kubera gukizwa ngo hafite igisobanuro, notre présent a un sens. Ngo ejo hacu, notre futur est assuré. Ngo ejo hacu harashinganishije grâce au salut. Tuzamura Imana yacu ibiganza. Haleluya. Twahamagariwe gukorera Imana. Niyo mpamagazi tugira. Noneho twahawe n'itegeko ryo gukorera Imana. Mugende mu mahanga. Yesu ntiyabivuze nk'usaba, yaravuze ngo nimugende. Ngo umurimo ni utanga izina. Abantu bose bazwi. Ntibazwi kubera ko bavutse mu miryango ikomeye, kubera ko ari barebare cyangwa ari bagufi, kubera ko ari inzobe cyangwa ari bikara, kubera ko ari abazungu cyangwa ari abirabura, kubera ko batuye ku mugabane wa Afurika cyangwa iyindi migabane. Bamenyekana kubera gusa imirimo bakora. Umurimo ni utanga izina. Ikindi kandi dukora kugira ngo nitwagera mu ijuru tuzambikwa amakamba, tureke kuba barekiri abantu batafite amapeta ku ntugu. Kuri iki rero cyo gukora, nibutse mu myaka nk'itatu ishize cyangwa ine, nigeze kujya mu Bibogobogo mu giterane, nsanga bafite itorero ryiza ryubakisha amatafari ariko ritagira isima. Bagira n'ibyago bashyiramo amazi tugiye no guterana ngo twinjire turasaye. Rwondo rwafata, murebe namwe umukungugu uhuye n'amazi atari yumuka, inkweto zageraga hagati. Gira umubabaro cyane. Ndababwira ngo ese mugira inka? Bati turazigira. Inka mukazitungana n'iri vumbi? Mufite inka mukagira n'ivumbi? Bati byose turabifite. Bon sens, mutima nama unyerekeza ku mugabo umwe nari mbonye aho ngaho. Ndamubwira nti wa mutima wambwiye ngo ni wowe ufite inka nyinshi hano, kandi ni uraduha inka ya mbere. Bakubita igitwenge baraseka, barampinyuye, bemeranyije n'ibyo navuze. Niki cyabaye? Turatuje. Mukanya ngo ari kwitanga wa mugabo we, ngo niko ubibonye, ngo nije wibonesheje. Ati inka ndayitanze. Icyo tuvuga gutyo, navuye aho batangira kuzana amatafari. Abenshi twahuye bamaze gusenyerwa i Kigali, barambwiraga bati rwa rusengero rwari mu isima byararangiye. Ndababwira ngo umutunzi mwasize gusa mu Bibogobogo ni rwa rusengero, nibwo bwonyine butunzi mwari muhuriyeho n'Imana, naho inka zari zo gushingira abana banyu no kubasomesha. Icyo kiratambuka, ishima mu Imana. Mperutse kujya muri Uganda, sanga urusengero rwiza cyane ariko narwo rutari mu isima. Sikera aho ni mwaka ushize mu kwezi k'umunani, niba ntibeshye. Umutima urambwira ngo turushire mu isima. Ni umutima ariko si amafaranga. Reka mbabwire, igitekerezo cyiza nico gishingirwaho kugira ngo ucubakirweho. Nabwiye ejo abantu twari kumwe ngo hari umunyabwenge wavuze ngo notre intelligence est le champ de bataille préféré de Satan. Nous sortons vainqueurs ou vaincus de cette guerre. Ngo mu bwenge bwacu ngo nirwo rugamba Satani arwaniramo, ngo niho dutsindira, ngo kandi niho dutsindirwa. Paulo agiye kuvuga, aravuga ngo se ninde wamenye iby'Imana itekereza kugira ngo ayigire inama. Ariko agiye kuvuga ngo ariko twebweho ngo dufite gutekereza kwa Kristo.
gutekereza kwa Kristo si ibindi, ni ugutekereza ibyo Kristo yari gutekereza kuri icyo ngicyo umaze gukora. Avuze ibyo gusiga iminwa n'ibikisizwa nenda kuvuga. Wari abahungu bigeze kuri universite kubaza Bill Graham ngo si iki nacyo ni icyaha, iki nacyo ni icyaha, iki nacyo ni icyaha, ndetse bamucira amarenga baramubwira ngo ntukajye uvuga icyaha mu izina, ngo ujye ubyita ikosa. Aravuga ngo ce n'est même pas un péché, c'est une abomination. Ngo si n'icyaha gusa ahubwo ni sakirirego. Ngo ese ninde bashobora kuzanira umuti wica ubumara bakawushyira mu icupa, ariko barangiza bakandika ngo ni umuti, abantu ntibashira, kugira ngo abantu bareke gushira nuko bavuga ngo iyi ni sumu. Wasoma ukabona ko ari ibyica. Arababwira ngo ntimumbaze ibibazo, ngo mujye mwishira mu mwanya wa Yesu, ngo yaza kuba we, ngo iyi myambarire yanyu n'iyi migirire yanyu n'iyi mikorere, ngo ese yari kuyemera. Ntimugire ibindi mumbaza. Nari ngiye kuvuga rero ngo twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Tuhashitse umutima urambwira ngo se kandi rwari runini, ntimugire runini cyane, ngo ni mahayanimu se cyangwa iyo wowe n'umupasiteri twangira bakunzi sekunzi ngira ngo sekunzi ni uwacu, turavukana ku mubiri. Ibyo twavuze turabivuga, si byo twenda kuvugira hano, ariko icyo dushimiye Imana nuko ejo bundi muri ukwezi gushize bantelefone bati ntitwabaye tugishira mu isima, twashizemo amakaro yaruzuye muri urwo rusengero. Hari yasigaye ngo akantu gatoya, yanyohereje amafoto. Icyo nasho ngishimiye Imana. Turi muri Uganda nabwo nyuma muri ukwezi kwa kabiri nabwo twatangiye kubaka urusengero muri ubwo buryo. None atukuzwe nimara kugera imuhira, umutima wambwiye ngo nzakoresha amafaranga y'amanyarwanda, ntange ayo koraho cyane menyereye, nzohereza 50,000. Ubwo mutangire musenge nubwo amafaranga atari yuzura, kubera ko dufite umutima wo kuri sente no kuri zuzura. Aho kuri urwo rusengero hakoreshejwe amafaranga menshi. Ni murebe namwe urusengero rufite metero 38 ku burebure, ni muri fatko si 38 ni umusozi, ariko rurimo amakaro kandi mu nkambi. Ndashaka kubabwira ko asifiwe sana. Namwe ni mwicara mukarira mugasenga mukiyiriza ubusa, ibibazo bizakunda. Nico cyatumye Nehemiya bimworohera. Dusomye ijambo ry'Imana, tugiye kuvuga ngo dusana amarembo yo mu bugingo bwacu, nibwo tuzinjira muri bya rembo ry'iteka. Dusana amarembo yo mu bugingo bwacu, nico kizaduhesha kwinjira mu irembo ry'iteka. Atukuzwe. Dusana amarembo yo mu bugingo bwacu, nico kizaduhesha kwinjira mu irembo ry'iteka. Nehemiya twavuze ejo ko yari umushonje, yari umuhereza w'ibwami. Mu Faransa bamwita une chanson. Ndavuga ngo iyi sumu abantu basigaye batanga uyu munsi, abantu bakayihungana, umuntu akatibirengeta ariko akitwaza isumu ntayite, akayisemberana mu nzu y'undi, akayitanga kuba yisi n'abagenzi n'abana bo muri iyo nzu yamusembereje yahozeho, ariko itarafatiye intera. Nta mwami washoboraga kurya ibyo kurya. N'uyu munsi abategetsi bakomeye ku isi bagira abaganga bapima ibyo kurya barya n'icyo bashobora kunywa ku buryo butangaje. Hari ibyo numvise ndashobora kuvugira ahangaha byo ku muperezida umwe uri ku mugabane w'Uburayi, ukunda ibyo yitwaza we, ibikora ku mubiri we byose ntibishobora gusigara mu kindi gihugu ngo batazahaviraho bamuroga. Ubwo bazi kumva bumvisha ntibishoboka. Nehemiya rero yabaga ihande rw'umwami, ari usoma kuri
igaburo bamuzaniraga, akarya no ku igaburo bamuzaniye. Bicaranaga nawe ntiyari umukozi, niwe wagombaga gusogongera ibyo umwami arya. Ariko umunsi umwe, niko twavuze ejo, amaze kubaza amakuru y'iwabo ngo bamubwire ibintu bibiri. Icyamubabaje cyane si uko basigaye i Yerusalemu batajanywe iminyago, bari bamerewe nabi kandi basuzuguritse, nacyo cyaramubabaje. Ariko ngo baramubwiye, uwamuhaye amakuru ngo yashize akarongo cyane, ngo kuko inkike z'i Yerusalemu zasenyutse n'amarembo nayo yahiye, ngo n'ibituro by'abasekuruza babo ngo byandagaye. Narababwiye abo twavuganye nimugoroba ngo icyatumye umwami yemerera Nehemiya si inkike n'amarembo, ngo nuko yavuze ibituro, kuko muri icyo gihugu ngo bubahirizaga cyane guhamba umuntu, ku buryo bamukoreraga isanduku n'imva bazamuhambamo agikomeye, ngo bakabitegura cyane. Uriya mwami yumvishe ko Nehemiya afite icyo kibazo cy'abasekuruza, amagufa atagikorerwa isuku, ngo abe ari byo bituma yemera cyane. Ariko si cyo cyabiteye, ngo n'amezi 5 yari amaze mu masengesho. Atukuzwe. Twaravuze ngo ibisenga Uwiteka ngo binyemeza yuko asubiza, ngo ategereje abana be ngo bamusanga bakenure. Ndamwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe, niringiye bwa buntu bwe, nogeza ibihe biza byo gusenga. Nehemiya amaze kumva ayo makuru, twaravuze ngo yakoze ibintu 4. Icyambere ngo yabaje kwicara. Bashumba, amatorero dufite uburyo tuyubakamo ntabwo tuba twicaye, amenshi ni rezilita y'intambara, abakomotse mu makimbirane. Natanze n'urugero iwacu aho turi uyu munsi, siho twahoze, zaturutse mu makimbirane. Hano kandi naho hari amakimbirane, hari abasponsa b'abafusite bakubwira ati nzagufasha, ariko uzagufashiza mu bwinshi, sa n'uwidomo uve mu bandi niho uzagufasha neza. Ibyo nabyo bigashoboka. Twebwe itorero turimo hari mu ntambara, ababizi neza babaye i Kigali ayo makuru barayazi. Sinenda kuvuga itorero hano, njyewe kandi yivuze simvuze iri twavuyemo, kagatuti ntaza kwanyerera. Iyo abantu bicaye bubaka ikintu ciza, niko twavuze, bicara mugatekereza icyo mugiye gukora. Icya kabiri twaravuze ngo yaricaye, si kwicara gusa, ngo ararira. Turirimba indirimbo ya Zaburi, turavuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni, ngo tukarira twibutse Siyoni, ngo ku biti binini byari iruhande rw'inyanja, ngo niho Muririmbyi yaravuze ngo ndirira kenshi muri iyi si, ariko nuko ntarabona Yesu. Asifiwe sana. Cya gatatu twaravuze ngo arasenga yirizusa. Amaze kugaragaza uwo mubabaro, nico gihe umwami yamwakiriye. Turavuga ngo amaze kumwakira hari ibintu yasabye, amusaba urwandiko ngo ashire abatware bo hakurya y'uruzi bamwemerere bamuhinzira. Icya kabiri yasabye abasirikare bamuherekeza, kuko kuva Ishushani ukaje Yerusalemu hari ibirometero byinshi kandi hari abandi benshi muri iyo nzira. Icya gatatu ngo yamuhaye urwandiko ngo ashire umukuru w'ikibira Zafu, ngo amwemerera cibiti byo kuzakora ibihamambiro by'umunara n'inzu atuyemo n'urusengero rw'Uwiteka. Umwami arabimwemerera. Cyo turakivuga ngo hageze hari ikintu yakoze, tugiye kugera hangaha twasomye, ngo yasohokanye n'abantu bake, ngo ntiyabwiye abayuda yasanze aho ibyo agiye gukora, ngo ntiyababwiye abatambyi, oya, ngo yamanukanye n'abantu nijoro, ngo abandi basinziye, ngo aze kureba uko ibishingwe bingana. Ariko tugiye tuje gusenga, umuntu akifotora, yatangira kuzuguzwa akifotora, yamara kohereza, ariko ntawe yabwiye muri iryo joro ngo yagiye kureba uko ibishingwe bingana. Ariko haboneka intambara akimara gutangira kubaka. Uretse na Sanibarati n'abandi na Tobiya n'abandi, ngo na Yashibu nawe wari umutambyi, ngo abatera ikibazo,
nababwiye nimugoroba ngo yari indyarya ku buryo yabwiraga Nehemiya ngo bahiye ubwoba dukomeze twubake. Bwira akaza kwa Sanibalati akamubwira ngo ibishingwe byababanye byinshi mukomere. Kandi turavuga ngo mu nzu y'Imana harababyinira n'aha ngaha. Hari ushobora kuba muri urusengero urunguru ngo twihaye se n'akanyabugabo ngo turanarushoboye kandi abo mungu uwo ni Eliyashibu ngo mukomere ibishingwe byababanye byinshi, akabwira Nehemiya ngo ubwoba bwababanye mwinshi mwokomeze mwubake. Tugeze aha ngaha rero niko twanasezeranye, turasezerana ngo Nehemiya rero akomeza abantu ngo bubake. Naha twasomye aya marembo ngiye kubabwira niyo ashobora gutuma n'ibyo twubaka bifatika. Hari igihe dutekereza ngo twubaka ibigaragara, naho bituma ibigaragara bikomera bitigeze zubakika. Ni amarembo yo mu bugingo. Nehemiya yasenye amarembo 10 niyo tugiye kuvuga kano kanya. Irembo rya mbere ni irembo ry'intama. Usomye muri Yesaya 3:7 urahasanga ayo makuru. Ni Yesu uvugwa ahangaha. Yesaya yahanuye ibintu nka 3 biraba atari yapfa bimugira umuhanuzi ukomeye. Nimwumve cyambere. Icyambere hanuye ni iki ngiki. Yaravuze ngo Isirayeli zaterwa n'umwami wa Ashuri, ngo ariko ntazafata Yerusalemu, ngo kubera ko amakuru azamuturuka inyuma, hazumvikana ho yatewe turutse inyuma, azasubirayo. Kandi nasubirayo azicwa n'inkota. Niko byagenze. Ubwo buhanuzi busohora Yesaya kihibereye. Abantu bati umuntu azi guhanura. Arongera aravuga ngo hazaboneka umwami utari wakaboneka ku ruhando mpuzamahanga, ngo ni uzatuma Abisirayeli bataha bakaza kubaka ibi bishop yatubwiye batashe mu myaka 90. Nehemiya niwe watashe bwa nyuma. Ngo hazaboneka umwami uzayobora i Babuloni w'umuperesi utari wakamenyekana. Haza kuboneka nyuma y'imyaka Kuro abaho kandi atarazwe, niwe wohereje Abisirayeli kuza kubaka. Ibyo nabyo biraba bimugira umuhanuzi mwiza. Cya gatatu yabwiye Hezekiya aramubwira ngo Imana ikongeye imyaka 15. Iyo nayo barayibona. Yahanuye ku ngoma y'abami 4: umwami Uziya, umwami Yotamu, umwami Ahazi n'umwami Hezekiya. Yesaya rero ngo agira ikibazo mu buhanuzi bwiwe, ngo avuga kuza kwa mbere kwa Kristo abihuza no kuza kwa kabiri, ngo gutanduka interva, ngo ntiyashiraho imyaka igabanya ibyo byombi, ngo ntiyanabitandukanya mu buhanuzi bwe. Hamwe aravuga ngo gutegeka kwe ngo kuzaba kubitugubye, ngo akomoye kuri sekuruza Dawidi, icyo gihe bamugize umwami. Ahandi aravuga ngo ni umunyentimba wamenyereye imibabaro, amugize nawe uzabambwa ku musaraba. Ntiyabitandukanije. Ku bitugu hari umunyabwenge wavuze ngo ubutegetsi bwa Yesu gusa nibwo bwari ku bitugu, ngo no butegetsi bw'abisi buva ku ntebe. Iyo bayimukuyeho nuko naho Yesu yabwambukanaga i Galilaya, yagera i Dekapole atukuzwe, ngo niho yasanze umusazi wikebaguza imbugita mu gituro. Ejo bundi nakavuzeho abariko bohereza konyine, bohereza nakandi nari mvuze bacamwo umutwe, bacamwo n'amaguru, basigara igihimba gusa baracohereza. Ndababara, ese aba bohereje iki? Bapfunyikiye abantu amazi. Hari ibyo navuze mbere tibabyohereje, hari ibyo navuze nyuma tibabyohereje, kugira ngo views zabo zize gufatika. Bohereje agace. Aya makuru dutanga hano aba banditsi ntibayohereza neza, bohereza kantu kateza impaka kugira ngo kabagarurire, kabazanira amafaranga. Naravuze ngo ni gute Yesu yemereye abadayimoni, baramubwiye ngo twemerere tuje muri uyu mugana w'ingurube, ageze ahantu hitwa Dekapole. Narivuze ngo Yesu yarafite ubutware ku bitugu, aho yanyuraga hose yabaga bufite. Ageze Dekapole atukuzwe, ariko mbere yo kuhagera niho muraba n'umuhengeri byakubitiye abigishwa be, bagerageza
bagerageza kugashya birananirana, ngo bageraho baravuga bati mubwire uyu mugabo nawe ntaze gufata bizi. Nibwo bamubyukije baravuga ati tuza akaga kadutegereje. Hari umurimbyi baravuze ngo Yesu arabyuka arabaza ati muzageza he kwizera guke, ese ndimuzi ko turi kumwe, nimuhumure mureke ubwoba, ese ategeke nyanja iratuza, imihengeri nayo iratuza. Abigishwa be baratangara bati ni nyanja iramubaha. Abigishwa be baratangara bati ni nyanja ziramubayeho. Haleluya! Dumu katika imani. Imani himbazwe cyane. Ngo hagere umuraba ngo umare kuba, nibwo acecekesha inyanja. Barabadayimoni bareberaga mu ijisho rya kidayimoni ko agiye gukora umurimo ukomeye. Dekapole agiye gukiza uriya musazi wari umaze imyaka. Bashaka kubwira ngo umuraba wagira icyo uhindura kuri urwo ruzinduko. Ntibari bazi ko Yesu nta rundi rupfu yapfa, nta wamugonga, nta wamuha isumu, nta wararamuroze, nta wamuteza imbunda. Oya, yagombaga gupfa urupfu gusa rwo kumusaraba, agatega amaboko akirehereza bose, agahamagara birasirazuba na burengerazuba ngo nimuze munsange rya jambo yavuze akiri muzima. Tuzamura Imana yacu. Haleluya! Panda milima. Asifiwe sana. Imana himbazwe cyane. Waba ngo curanga bukeye. Imana himbazwe. Chokoa kwa damu alene okoa, dhambi zimetungikwa msalabani. Alipojitoa Mwokozi alizarauliwa atupatanishe na Mungu. Alizarauliwa na Haleluya! Dhambi zimetungikwa Mungu. Imani imbazo. Haleluya! Twongere tuzamura Imana yacu ibiganza. Haleluya! Bwana asifiwe. Twongere tuzamura Imana yacu ibiganza. Haleluya! 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 Naravuze amaze kugera ku nkombe arambuka, nibwo yasanze wa musore wikebeshaga amabuye. Abigishwa babonye bya bitangaza basubira inyuma bamubonye, kandi Yesu yababwiye ngo se muzageza he kwizera guke, ntimuzi ko turi kumwe, nimuhumure mureke ubwoba. Umuntu niko twabaye, tubona ibitangaza bikomeye tugatinya ikigeragezo gitoya. Nimwibuke Eliya
wakoze ibitangaza ku musozi wa Karumeli, agashinja abantu 850 ntawe ubafashe kubw'itegeko ry'isezerano, kubera ko Imana yamuhaye ubushobozi bwo kubikora. Ariko umugore wari ufite ibigirwamana witwa Yezebeli amutumaho ka message gusa. Narababwiye ngo abagore ni beza, ariko iyo babaye babi ni umwaka. Umugabo witwa Albert Einstein yaravuze ngo aho kugira inshuti mbi y'umugore ngo wagira umwanzi ukomeye w'umugabo. Yewe ntaco dupfa namwe. Uwo ni umugabo w'umudage w'umufilozofe, si umunyabyinshi, si n'umuhire, si umusakana, ni umuzungu w'umudage. Yaravuze ngo aho kugira inshuti mbi y'umugore ngo wogira umwanzi mubi w'umugabo ukomeye w'umugabo. Ngo umugore nakubwira ngo uyu munsi ndakugirira nabi, rara wicaye. Ngo umugabo nakubwira ngo ndakwira nabi nushaka kuryama, ngo nzika ntingana. Ariko simwebwe mvuze Einstein, kandi simwebwe tiyabuze abagore b'abakristo, oya yabuze abagore b'abapagani. Yezebeli yamutumyeho ka message ngo ubugingo bw'abangaba ngo nintabuguhora, ngo isaha nk'iyi umunsi nk'uyu ngo imana zanje avuga nyinshi ngo zizabimbore ngo kandi bikabije. Ako ka message ikintu cyantangaje kuri Eliya si ukwiyahura, ni ijambo yavuze mbere yuko yiyahura. Iyo abantu baza gupfa mu buryo bwa kiroho bashingira kubapfuye mbere yabo, ngo se wese umupasiteri ngo ntibamuvuze ibi ngibi ngo bitumye atayobora, ngo si ufite kanisa rinini muri kano gace, ngo si uzona amaturo menshi. Yaravuze ijambo ryantangaje Eliya, yaravuze ngo sinduta basogokuru baryamye. Mu yandi magambo reka nanje mfe kuko simbaruta, ntimukaze mupfa kubera ko abandi bapfuye mbere. Muri ibyo yavuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekereze abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Mureke kurangara, ni murebe hano. Urangajwe n'umugiye kwicara ni munde sinkira mukanya ndataha. Ndaharare tuzagaruka. Mureke tuzamura Imana yacu biganza. Haleluya! Panda milima Atukuza. asifiwe sana. Eliya akora urugendo rw'umunsi kugira ngo yiyahure. Naringiye kubabwira ko tutumvi dukora ibintu bikomeye ariko tugatinyishwa n'ikintu cyoroshye. Imana yabahaye ahangaha mwubaka muri si iwanyu, ni ikibanza cy'umunyakenya, ariko ntiyenda kukibatwara kubera ko mucishura. Mwe mwubase ibi byose sente ntizananirana, mujye mushingira ku byo Imana yakoze, muvuge ngo izakora n'ibitaha. Reka ngaruke hariya ko navuze taza kukibagirwa ngo mukibazeho. Baba dayimoni basabye Yesu ko binjira mu mugano w'ingurube zari nk'ibihumbi 2 zarashishaga aho ngaho. Yesu aremera. Niko navuze ntese ni gute Yesu yemeye ubusabe bw'abadayimoni? Hari amateka avuga kugira ngo wamuhunga sare hari haratanzwe umutungo mwinshi ibitambo kugira ngo asare, ngo hagomba gutanga ibindi bitambo kugira ngo akire. Ndongera ndavuga ngo ni utumuka mubi wavuga kuri Sawuli ku Mana ukaje kuri Sawuli, ndavuga ngo si Imana igiye imyuka mibi bagakatira aho ngaho. Nimujya mubisoma ngo umwuka mubi wavaga ku Mana, ese nimujya muzibaza ugahanga kuri Sawuli. Yamara kumuhangaho Dawidi agakora ku murya w'inanga ngo yacuranga gatoyi, igicure cyari kumuhitana gikunamuka, umusonga wari umukuze ugacuramuka, ariko ngo yamara kurira gutyo akarengeza icumu. Nicyo gihe yabajije inshuti yiwe Yonatani ati shako so mugira wake ni gute mucurangira igicure kigakira ariko yavunduruka akantera ikijabo. Agiye kumubwira ngo nukuri uko Satani ntagira inshuti, uzumuha amata yo gukamisha akica nk'amabere yakamishije. Mani tubabere cyane zumusembereza mu nzu karo gutwana turimo tukarara twishikura
ari wowe mushembereje zumwishurira inzu kakurogera umugore ariko reka itu. Haleluya! Dumu katika imani. Ntabwo Imana yohereje umwuka mubi. Oya. Imana ireka icyo ushaka bareka cyo kikubaho. Nimba ukunda imyuka mibi, Imana izahiba. Irabereka ikavuga ngo ko ari yashaka ngaho ni musange. Iyo ugirira ry'ubusambanyi, ikurekera ibyifuzo byose, ikaguha n'uburenganzira bwo kubona abagore b'inkonkobotsi bazahuza n'ibyo ushaka. Mucumve kino kintu. Sawuli yakundaga kuraguza. Yazagashikisha. Imana iravuga ngo kubera ko ukunda uyu mwuka nukuhangeho. Ariko si uko Imana iroga. Nuko Imana yemerera umuntu icyo akunda akaba aricyo kimubaho. Imana itanga inzira ebyiri gusa. Ikavuga ngo iyi ni nziza, iyi ni mbi. Iyo uhisemo ni Imana ikwemerera. Uvuze ngo ndi umuvuga butumwa nzaba we. Ye gutera haleluya zirindwe. Panda milima. Nazitangiye ku itariki 9. None turi ku itariki 25. Sindasarara kandi sinteze kuzasara. Narababwiye ahangaha. Imana ntiyaguha umurimo ngo kwima ibikoresho. Yambaye umuhogo impamagura impinda. Haleluya! Hallelujah! Haleluya! Hallelujah! Ya indi ya mbere yari petike. Ninteguza amasiko. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Atukuzwe. Haleluya! Mikolo ya Elia ikasimisa lulema na muzamula tanalenga mulufu. Dumu katika imani. Mikolo ya Elia ikasimisa lulema na muzamula tanalenga mulufu. Mikolo ya mikiyo bandu. Mikolo ya mikiyo oyo Elia akakola. Mikolo ya mikiyo bandu. Mikolo ya mikiyo oyo Elia akakola. Bene Bali na bene Ashera 850 anabasinda. Panda milima. Bene Bali. Haleluya! Na bene Ashera 850 banaboneshoni. Kumugazi gwe Karumeli Eliya nababwira mulete ngavu zibiri turole rurema wo kuri. Bene Bali wakaboneshoni. Bene Bali rurema wabo nabatenguha. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Zibaye ebyiri asigaye 5. Sinzapfa ahubwo zarama kugira ondeke. Haleluya! Imirimo te kayankoreye ubwo nari maze kwiheba. Haleluya! Mwuka yarambwiye ngo nta kintu cy'Imana nzakora gikorane intege nke mu gihe ngifite nyinshi. Petero yavuze ngo nkiri umusore ngo narikenyeza ngo kandi nkijana aho nshaka ngo ariko ubu ngubu aho maze gusaza ngo barankenyeza barangiza bakandandata. Ndanzi ko iminsi iri imbere sizaba nkimeze gutya. Mureke tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Dumu katika imani. Hari igihe ningiyeze kumva abahungu bavuga ngo haleluya ngo izayirukana ngo abadayimoni ngo ibirometero 300. Ndavuga ntoya. Bibaye gutyo twajya dushira umuntu ku birometero 300 umwe akayitera araha undi agahagarara muri Somalia. Uri muri Somalia akayitera ikinjira muri Ethiopia. Twageza aho dushira abahungu runaka twaroha tukatembagaza abadayimoni. Tibaza batembagazwa na haleluya. Batembagazwa n'umutima ufite imbaraga nubwo atayitera cyangwa yayitera. Haleluya! Asigaye 3 gusa. Iyo tukizivuga mugira ngo ni nyinshi twazitangira zikaba nkeya. Imana yacihimbazwe.
mana yacu ni mana, si umuntu ngo yibeshe cyangwa se ngo ivuguruze ku ijambo ryayo kubera impamvu runaka. Haleluya! Atukuzwe. Imana himbazwa. Sigaye ebyiri gusa muri iki cyiciro, ariko sizo za nyuma. Imana nize kuduha izindi turazivuga tumaze kuvuga rino jambo. Imana himbazwe cyane. Haleluya! Dumu katika imani. Imana himbazwe. Dumu katika imani. Haleluya! Haleluya. Haleluya! Twavuze ngo dusana amarembo yo mu bugingo, ngo nico kizaduhesha kwinjira muri rya rembo ry'ubugingo. Irembo rya mbere ry'intama. Yesu niwe rembo hakika ya Mungu. Niwe twinjira, niko yavuze ngo ni irembo ry'intama. Ngo abambanjirije bose yavuga ngo abafarisayo n'abasadukayo. Erega abafarisayo n'abasadukayo bahuriye gusa kugwambanira Yesu, ariko ntibari bahuje. Hari icyo abasadukayo batemeraga, ntibemeraga ibintu bitatu. Ntibemeraga umwuka, ntibemeraga abamarayika, ntibemeraga umuzuko, ariko abafarisayo barabyemeraga. Umunsi umwe Pawulo ngo yabateye agapira arabakoroganisha muri sale bagiye kumwica, ngo avuga ko Yesu yabambwe akanazuka. Abasadukayo bati hari umuntu uzuka, abafarisayo batarazuka nyine, ngo asigara udatungana intoki, ari aromboka, ngo aragenda arahunga arasohoka. Ariko umunsi wo kumubamba barahuje. Hamwe bavuze ngo le mal se ligue avec le mal pour contrarier le bien. Ngo se kibi na se kibi wundi ngo bajya bahuza kugira ngo barwanye icyiza. Uko umunyakenya mubi n'umunyekongo mubi baraziranye. Tugaruke hano. Yesu mu itangiriro ni uvugwa. Mose yaravuze ngo n'urubyaro rw'umugore. Ngo agere mu gitabo cyo kuva amwita umwana w'intama wa Pasika, l'agneau pascal. Agere mu gitabo cy'Abalewi aravuga ngo c'est le sacrifice expiatoire, ngo ni igitambo cyatambwe. Ngo aregere mu gitabo cyo kubara ahinduka urutare rwakubiswe rubyara amazi. Ngo aze mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ahinduka ngo umucunguzi wacu notre libérateur. Ngo aze mu gitabo cya Yosuwa atukuzwe, ngo ahinduka umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Hose ni Yesu hakika ya Mungu. Arakomeza agera mu bacamanza, niwe mucamanza wacu ukomeye. Imana himbazwe cyane. Aza mu bitabo by'ubusizi biriya zo ku ngoma by'abami n'ibiki, ahinduka umwami warera ukomeye. Ngo agere mu gitabo cya Rusi ahinduka nk'umufatanyabikorwa wacu ukomeye. Ngo agere muri Nehemiya ngo uwagaruye ngo amoko yari yaratatanye, le restaurateur des nations. Atukuzwe. Aza mu bitabo by'ubusizi ngo ahere muri Yobu aravuga ngo ni umucunguzi wanje ziko ariho. Ngo agere mu ndirimbo za Zaburi. Imana himbazwe cyane. Zaririmbwe n'abagabo bazwi, 100 ngo nizo zaririmbwe n'abantu bazwi. 73 zaririmbwe na Dawidi. Ngo 12 ziririmbwa na Asafu. 10 ziririmbwa na bene Kora. Ziri mu ya 84 ivuga ngo umwami wanje mana yanje, ngo ahirwa mu nzu yawe, ngo bagushime iminsi yose, ngo ahirwa bafite mu mitima yabo inzira ngo z'Isiyoni. Ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, ngo bagihindura ahantu h'amasoko imvura y'umuhindo, ngo ikacyambika imigisha, ngo bagenda bagwiza imbaraga, ngo kandi umuntu wese wo muri bo ngo akabona ikimere y'Uwiteka Isiyoni avuga ibitangaza by'Imana. Imwe ngo iririmbwa na Hemani, indi iririmbwa na Etani. Isengesho rya Mose ririmwe ni 90, Salomo aririmba 2, 72 n' 127. Ngo zibijana, izindi 50 ntituza baziririmbye. Nimba ari Ezira, nimba ari inde, ngo ariko waziririmbye wese yari yuzuye imbaraga z'Umwuka wera. Ngo agere muri Zaburi aravuga ngo ampindukira byose, il est mon tout. Asifiwe. Ngo agere mu gitabo cy'Imigani, asifiwe sana. Ngo ahinduka notre but, intego yacu. Zani bitabo by'ubusizi. Imana himbazwe cyane. Ngo agere mu mubwiriza atukuzwe. Ngo ahinduka Imana y'ibihe byose. Ngo ageze mu ndirimbo ya Salomo ahinduka ngo umukunzi wanje.
ngo tuje mu bitabo by'abahanuzi bakuru n'abatoya, wereye kuri Yesaya ukageza kuri Malaki, ahinduka ngo umuhanuzi wari waravuzwe kuva kera ngo agere mu isezerano rishya. Uwo ni Yesu, umukuyemo n'inkigi wakuyemo umuhondo. Ariko tubanza tuzamure Yesu. Haleluya, Hallelujah. atukuzwe. Hallelujah. Ngo agere muri Matayo ahinduka umwami, ngo agere muri Mariko aba umukozi, ngo agere muri Luka ahinduka umwana w'umuntu, ngo agere muri Yohana ahinduka umwana w'Imana, ngo agere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo ahindukwa Kristo wahinduriwe ishusho, ngo aze mu nzandiko ngo ahinduka umwami uri buryo bwa data, ngo agere mu gitabo cy'ibyahishuwe ngo ahinduka Kristo uganje, ngo kandi uzayobora isi akayobora n'ijuru. Bibiliya yose yuzuye Yesu. Nicyo gituma irembo tugomba gusana ari irembo ry'intama, ni Yesu wabambwe akanazuka. Nitumara kwemera ko iryo rembo twarisanye, niko Pawulo yanditse mu gitabo cy'Abagalatiya ngo igihe gikwiriye gisohoye. Ibindi bihe byari byaravuzwe ngo Yesu yagaragaye mu bindi byinshi abantu ntibabyumva, ngo ariko igihe cyari kigeze ko agaragara mu shusho ya kimuntu. Asifiwe. Ngo bari mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo bamurikirwe n'umuco ukomeye cyane. Ni igihe kiwe cyari kigeze ngo icyaha ngo cyari cyarabaye umwe umugabane umwe n'idini, ngo byagaragaraga ijuru n'isi ngo ko umuntu adashobora kuzanzamuka hatabaye ukuboko kw'Imana. Icyo gihe cyari kigeze. Ni iryo rembo rya mbere tugomba kubanza gusana. Irembo rya kabiri nihuta ngo ni irembo ry'amafi. Yesu yasanze bamwe mu bigishwa ari Petero na Andereya, baravukanaga, ari Yakobo na Yohana. Urabisanga muri Mariko igice cya mbere n'umurongo wa n'ibindi mo nkora, ngo ariko hirya no hino bagiye gupfa, ngo ni nko kwerekana intwaro zikomeye mu kigo cya gisirikare kandi igihugu cugarijwe n'abagome. Ngo izi ntwaro dufite reka mbabwire, nta n'ikanisa ryakagombye kuvuga ngo ni ritoya, nta n'ikanisa ryakagombye kuvuga ko ari rinini, kuko twese twakagombye gushwiragira dushaka abapagani, ariko ubwinshi n'ubukeya tubumenya ari kubera ko twibera aha ngaho. Cyo nicumvikane rero, ndagira ngo mwacumvishe. Ngo afite ikanisa rinini kandi waza kurireba ugasanga abaririmo bose ntawe wigeze avuna, yagize amahirwe gusohora riyoboka. Ubunini bwaryo ni ubwo ngubwo. Cyangwa afite imishinga, afite n'imashini zidoda, afite na serivisi itangirwa ahandi iryohera abantu b'urwego runaka. Abasaza bati hariya niho twiyumva, abasore hariya barabyina cyane, reka twigira ahangaha hari abasaza. Twebwe dukunda n'ijambo ry'Imana, ukagira ngo bararikunda cyane kandi batarikurikiza. Waza kureba ugasanga abasaza ntibararikurikije, ariko ngo mw'indirimbo muzigabanye, ngo mwami mubabwira ngo bareke indirimbo, ngo noneho bamyoshyira mu vugabutumwa. Nta vugabutumwa ryatibuka nk'imvura y'impangukano, hari ibibanza n'ibiheruka, kandi kiza kikubwira ko ari uko babifashe. Uzorangiza gutya bose ukabona bafashe amasapo, n'abatagiye gucura inka, n'abatagiye kureba ko zonye bagataha, ngo bo bamaze kumva icyo bari bakeneye. Ariko bari abasaza mu mbabare, ngo abasaza mwe simwebwe nshaka kuvugiraho, uwababwira ngo binjire mu ikanisa ritarimo abasore ni ikibazo. Abasore nabo bitonde, iyo igihe cyo kurangiza cyabaye si cyo gihe cyo gushyiramo disikete zitatu kandi bamaze gutora umuntu wo gusenga. Icyo nacyo abasore bacumva, abaza kunyumva. Reka tugaruke hano. Pastor, iyaba mission Yesu yadusigiye uyizi, kiwuzurira ngo ufite abakristo bake, aba bo kwahoka muri ibi bisagara by'abamwara umugi, umwe akazana atanamuzana hano akamukiriza hariya. Nta n'ubuvuga ngo afite abakristo benshi, kuko ntibaba bahora aha ngaha, nabo baba barahuse mu bantu. Ubu buke n'ubwinshi buterwa no kutamenya mission. Uko niko kuri kw'Imana. Umunsi w'umubyizi tuzadushimishwa kuko abakristo bose baje, ebwo noneho n'akana kari yaje. Imana ishimwe kuko kanisa ryatangiye gukomera. Twashimishwa nuko bataza bagiye mu gisagara kubwiriza abantu, hano hakabura abantu, ariko hari hagakira abantu. Iyo babonetse hano hari abagapfa, ubutumwa twasigiwe na Kristo tuba tubufite. Nta muntu ufite kanisa rinini, nta ufite ritoya, iyo tumenye ibyo twatu. Mumenye iyo mission pastor, kiwakongera kurira ngira abakristo bake. Yesu yagutungaho mikoro akamenya ko ari wowe umenye ubutumwa bwiza ushaka, wigishije abangaba kuzana abapagani no kubabwiriza bakareka kujya bya bihuru n'ibindi byinshi. Abarimo bapfa, itorero ryawe imbere y'Imana ryaba rinini kuruta yandi yubatse.
ariko amarira yawe urashaka nyine ko buzura kuko natwe turira naje ndabashaka ariko ubutumwa si ubwo nta muhanga abaye wo gushaka abantu b'abapagani byicaza akabashaka nawe ukabashaka n'abagore banyu n'abana mugiye kwandikirwa nimwe mufite ikanisa rinini kuko rihuje n'icyo Yesu ashaka. Ariko se turabazanisha iki? Umuntu ngo atanga icyo afite. Nimba tubeshya nkabo turabazana gute? Nimba twiba nkabo turabazana gute? Nimba hari icyo twishinja mu mutima izo mbaraga turazikura. Erega imbaraga ziterwa nuko wiyumva muri wowe. Irembo rya gatatu, irembo rya kera. Sindi tindaho cyane yarivuzeho bishop. Nanjye ni hahandi nari gusoma kuri 13 no kuri 7 mu Baheburayo. Irembo rya kane. Uko kwibuka batubwiye ubutumwa niko ijambo ry'Imana tubwira ngo mwibuke uko mwari mumeze mu gifato. Izi mpinduka zose zigenda ziba. Ntimuri mu kubona ko ubu twapfuye duhagaze. Dusigaye dushingira abantu batanye. Tukavuga ngo ntibasezeranye ngo yaranamubomboye ngo kandi ntibasezeranye muri leta ukabonye akaryango ko gusezeranya abantu batandukanye. Niko twakijijwe tumeze. Bibiliya ni kwivuga ko Maraki yavuze ngo Imana ntiyari ifite umwuka kwisaga gwiza kubona umuntu wo kwiye babiri ntiba yaramuremeye. Herwa namo sega zari zaramunaniye yaravuga ngo kubita kubera ko mwananiranye nuza gusenda umugore wa muhu rwandiko ariko ga naho hagenda bigisha baziko ariko ngo yaramubomboye ngo urabona ubundi kubombora niko gukundana gukomeye ikiba kibuze muri byo n'umugisha wo mu itorero. Jewe mu 2012 baradusezeranyije mu ikanisa ndi pastor bana barindwe zaravuzwe ngo twarishingiye kandi Imana yaravyanze ndavuga ngo iby'Imana yanze mbishoboye ngiye kubikemura kuri kw'Imana nimuzajya mwumva iki Imana yanze mugishoboye mujye mugikemura. Abantu bazanye ubwo butumwa ndashushirwa izuba riva batese ko washushiwe ntinabura gute kandi mwanzaniye ubutumwa bunkoraho niki cyakubayeho narabomboye kandi sinabomboye ndi pasteur nico gihe naruko nguko nyine kuko none uragira gute itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu ukwezi tikurangira ndashingiwe ngongere mu rugo mbwira umugore inzora yizunguruka akubita hepfo no haruguru ndetse gituma kikugoye kutagowe no kubomboka urwa no gusezerana. Reka mbabwire bavandimwe kikubita hariya ngo ariko nawe ngo bimuzu bifata ngo ibindu bireke ndimuzo ntareka ico ndikirimo mureke tubanze tuzamure Yesu Nazareth. Haleluya! Umuribye ngo jawumvira umwuka ngo ugwiza urukundo ngo nta soni uzagira nubona Yesu. Igituma abantu ikibazo abantu bafite nuko icyaha kibashinja kibahagararije nk'inkota ariko bakifora ngo inkota itabinjira ariko yaba twari twemeye umwuka itavuze kuri twe tugahita dutiba nishi ijambo ry'Imana ribereho nibyo kudukura mu kaga. Umuntu akumva icyaha cye bakivuze nimba ari imbuga itimuhagaza akayafora ibitugu ngo imiti igarure ntimwinjire cyane kigiye yokabaje kureka akareka n'uwo musi ugacika akabona ko akiri uwo musi amavunane y'ibyaha akamuvamo. Ureke tubanze tuzamureze. Haleluya! Tidushobora kubaka ubwami bw'Imana tutabaje gusana amaremba tubamo. Atuzabikora ntizabikora. Umugore agize gushyagiza gukina ati zana ibyo kurya turya. Gahunda yo yabaye. Twe twazanye tugakubita iminsi 2 tugendana nawe. Wa gatatu tugashika. Nico coroshe. Kugira ngo mwumvishe ko ndi seriye ndamwihorera ku cyumweru ntaguruka. Ndetse hari abantu babaye muri cya giterane ejo bundi bushize bati bamwe twarahabaye. Ntimwumvishe Imana yavuze twaracumvisha. Ntimwumvishe ko cyasenye igihugu hari ibintu nka 5 cyangwa 4 hasenye uburozi bigirwamana abantu bimitse mukize bati twaracumvisha kubombora abantu bakorera kwishingira abantu ntibakora amakwi imbere y'Imana bati twaracumvisha kwiba abantu bakabura iby'Imana nigeze kwera mu Rurambo cyangwa hari abashi bavuye ingweshi ikabare ngo bakabye 47,000 ngo baze guhanurira abanyarurambo mbaraho Imana yo mu ijuru abanyarurambo babura amafaranga baba 30,000 ngo babuze 47,000 z'amakongomani. Ndabaza ngo se nta hene n'inka zikiba mu rusengero ngo habe niyo umuti ngo ntiwabona ihene ntiwabona ikimasa
ntaco gihari cy'Imana byari byuzuye imisozi. Ibyabaye namwe murabizi. Barananirwa. Ico naco Imana yavuze ko ari cyo cishe. Bavuga ngo ico nshoboye kindeba cyatumye igihugu gipfa ngiye kugikemura. Sinakumva ikindeba mfite ubushobozi ngo kirarana. Ndi umukozi w'Imana. Mpagaze mu rusengero ngiye ngo ababomboye ni bande muze mwiyandikisha. Ngiye kubashingira. Uwa mbere nishe uja ku rutonde. Abantu bagwa mu kantu bati ariko ntimubabare cyane sinigeze mba pastor igihe nabomboraga. Yewe muze muvuga uko mwari mumeze. Igituma abantu iyo uvuze uko wari umeze bigufasha gukomeza kumera uko Imana ishaka, ariko iyo wihishe wiyongerera kaga ko gukomeza gupfa cyane. Adumo katika imani. Namagaye pastor muramuzi yitwa Rwegura Samson Muriri. Ku itariki 31 shingirwa nta komite y'ubukwe. Mfite abana barindwi nta budget. Cyo nashatse gusa ni ikoti na garçon d'honneur. Na femme d'honneur ntiyabaye fille. Umugore we yicubahiro. Abana bicaye nyakwigendera bacoba. Abura uko abifata arishima ngo ari wazana za Nouveau Testament. Buri wese ayiha umwana kandi atazi gusoma igifaransa kubera gusa ibyishimo. Ati ni ibinabwiraga aba pastor none urabikoze ntindabikoze mu izina rya Yesu. Reka mbabwire rero nkoze kuri ico shaka kubereka uko abantu boroshe ubu ngubu, ariko ngo mwibuke ababayoboraga kera. Agiye kwandika umutabo w'umuhanzi w'igitabo cy'abayobora utari Pawulo. Oya, Pawulo hari igice cyamukuyeho ngo se twebwe aho tuzarokoka dute ngo nitwirengagiza agakiza kangana gutya ngo kabanje kuvugwa n'umwami Yesu ngo tukagahamirizwa n'abamwumvisha. Naho Pawulo yaravuze mu Bagalatiya ngo ubutumwa nahawe ngo sinabuhawe n'umuntu ngo nabuhawe na Kristo ubwe. Hano aravuze ngo twabumvanye abamwumvise bikuramo Pawulo. Yaravuze ngo sengire kinditi ngo mvuge kindiki ngo igihe cyandengana ngo mvuge ibya Yefuta. Mvuge Yefuta agakobwa ke kabwiye ati papa ico wahize genda ugikore gusumpa amezi 2 nguje kuririra ubukumi bwanje n'abandi bakobwa ku misozi ya Yerusalemu. Ese muzi ubukumi yaririraga si ubukumi ni virginité nukuba ari isugi. Nico yaririraga si ubukobwa ni ubusugi. Ngo mvuge ibyabara Samuel se Dawidi iby'abahanuzi n'abami wigiye cyandenga n'iryo rembo rya kera. Nimwibuka abagabo basenze. Nimwibuka uko tumeze uyu munsi. Bishop yaravuze ngo tumeze nabi cyane. Hari bimwe bisa nkaho tutameze nabi, ariko tumeze nabi kuruta uko umuntu yatekereza. Nimba tutari no rembo twararitakaje tumeze nabi kuruta abandi bose bakwihanganirwa. Mwibukiye iherezo ry'ingeso zabo ngo mwigane kwizera kwabo ngo Yesu Kristo ko yarari. Nimba Yefuta yarahize umukobwa akamutanga umuntu agahiga 2,000 akabunga atabyishuye ameze nabi. None yiwe yahize umukobwa aramutanga none wahize 2,000 warayibunganye. Rembo rya kane ni rembo ry'igikombe. Abafilipi 2:5 ngo nubwo yari afite kamero y'Imana ngo ntiyatekereje koko hwana n'Imana ari kintu cyo kugundirwa ngo yisize ubusaramano ubundi irembo niryo guca bugufi. Nimoni utarika nzasoza. Irembo rya 5 niryo kunyuzwa mu imyanda. Yesaya 64 n'umurongo wa 5 ngo kuko bose bagaragaye nk'abanduye ngo habe nico bakiranukaho ngo kimeze nk'ubushwambagara bwuzuye ibizinga ngo ntahazi mu muntu afite ngo nikibise bitigeze bifukwa ngo bitigeze ngo byozwa ngo bitigeze binabobezwa. Niko tumeze. Yobo yaravuze ngo maze kubona ubwiza bw'Imana ngo ayiwe ngo nico gituma nigaye ngo kandi ndizinuswe ngo bitumye nivuruvunza mwifu. Pawulo yaravuze ngo mu banyabyaha ngo nije ufite umurongo karite ka mbere kabanza. Petero abonye amafi y'amanywa yayabuze nijoro aravuga ngo mwami nti tugomba guhagarana kubera ko nuzuye ibyaha. Yemwe iyo umuntu ngo yavuze ko ari umunyabyaha ngo niyo nzira y'ubusamo ngo imuhuza n'Imana kandi kamwegeranya nayo vuba kuruta kwita umukiranutse. Nirembo ryo kunyuzwa mu imyanda. Imigi yose yubaswe nabi
amazi asenya iyo migi. Muravuga ngo hano haba amazi, ariko nabonye n'ibanga rihari ritari ryiza. Nasanze nta mifurege irimo akarti. Naragenzuye amazu ni maremare cyane, ariko nukuri nta mifurege. Murashaka ko amazi areke kwinjirana abantu gute nta miyoboro? Nukuri ko abantu ibyaha byaratwinjiranye kandi dufite amazu meza. I Nairobi hakareka kandi igisagara gihenda. Amakanisa yacu ari mu kurwana kandi afite amakaro. Si yindi mpamvu. Nta fosse boutique zigeze zigenwa, nta miyoboro y'amazi, nta kwihana kukibaho. Basigaye bavuga ngo turihanira muri haleluya, ngo turasengera ngo muri diskete. Nuko kunyuza mu imyanda. Abantu bose bubaka imigi myiza bahera ku mifurege n'imihanda, amazu bakayubaka nyuma. Imisagara bikomeye bahera ku mifurege n'imihanda, amazu bakayatereka muri bya bibanza uko nimero zingana. Ariko abaswa bahera ku mazu, bamara kuyahuza bakabura aho bacisha izo nzira z'amazi, bagasanga ziri ku masinga y'amashanyarazi zikagonga ipoto y'inzu yawe. Ukuri ko abakristo bameze, kibabanje gutunganya ubuzima bwabo, bihutiye kuba ba bishop. Isuku mvuze gute? Mana mbabarira. Twihutiye kuba abayumbe, twihutira kuba baririmbyi beza, hari kuza kubaka umujyi ahera ku mifurege n'imihanda, ugatereka inzu hatunganijwe. Naho umuntu wese arashaka gusengerwa, ngo arashaka kuba umuyobozi, ngo arashaka kugira ikanisa ryikukiye. Tukabikora tutaratunganya za nzira. Nico gituma amakanisa n'ibindi byose bidupfana. Si kanisa sa amakanisa apfuye gusa, n'ikiyumbe n'abanyamasengesho twese nuko tumeze. Irembo rya gatandatu, irembo ry'amazi. Asifiwe sana. Yesaya niko yavuze kuri 55 umurongo wa mbere, ngo umuntu wese ufite inyota ngo naze wanywera amazi y'ubuntu adatanze izahabu cyangwa ifeza. Hari ahantu nageze iwacu basigaye basaba ngo mbere yo kwinjira mu giterane ngo umuntu agomba kuba yitwaje, ngo nimba ari babiri ngo bitwazaye. Kandi gabo babiri abahungu bakazagenda bakazana abakobwa batari abagore babo, ngo nabo bakaba babiri mu ndirimbo y'inzu y'Imana, si indirimbo y'isi. Udafite amafaranga ntiyinjire. Ibyo birahari. Baba bakodesheje, tibaba babikoze mu rusengero, bakodesha hoteli. Ariko hoteli gabaririmbira mu iz'Imana, bakayikodesha bamara bagashaka amafaranga babagarurira. None wazi uti ntayo mfite, ati ntiwinjira. Ibyo birahari mu isi. Ariko iryo rembo ry'amazi ryari Petero yavuze ngo nyamara hari ijambo ryahanuwe ngo muzamugize neza nimwaryitaho, ngo rizamurika hacuze umwijima rikesha ijoro kugeza inyenyeri yo mu ruturuturu izabanduramiye. Yeremiya aravuga ngo ayo magambo yawe Mana amaze kuyarya, ngo yambereye ngo izishimo n'umunezero mu bugingo bwanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hari irembo rya karindwi ni iry'isoko. Yesu aganira n'umugore w'umusamariyakazi. Ejo bundi nabwiye abantu niba resije nari mfite kuri assemble, ndababwira ngo cyatumye Yesu yicara ahandi icyambere kwa kugira ngo aganire n'uwo mugore. Ariko Yohana byandika kwa kugira ngo agaragaze Yesu ko ari Mesiya. Nicyo cyari cy'ingenzi. Atukuzwe. Ariko ngo kwa kugira ngo Yesu ngo yaheshe cyubahiro, ngo iriba ryari ryarafukuwe na Yakobo arifukuriye umuhungu we Yosefu. Nimwumve kino kintu. Ijambo Imana Yesu yabwiye Nataniyeli ngo uracyabona abamarayika bazamuka ku mwana w'umuntu abandi bamumanukaho. Yakobo we yabibonye mu isezerano rya kera, ngo yabonye urwego rumanutse ruvuye mu ijuru rukubita umutwe hasi n'uwundi hejuru, abamarayika baruzamuka abandi barumanukaho. Yesu yashaka rero gusa n'utashye uwo Yakobo wahinduye izina. Nijoro nabwiye abantu ngo Yakobo yagize ikibazo cyitwa Esawu, ariko umunsi yabwiye marayika w'Uwiteka ngo nitwa Yakobo, niwo munsi icyasha cyamuvuyeho. Ikibazo abantu bafite nuko bakitwa amazina atarayabo. Nabwiye ngo Yakobo yagize ingorane zitatu, niwe muntu wakoze igitanga rero ni kazine. Wanze ko mukuru wavuka atamufasha gatsinsino, ikosa yakoreye mu nda. Icya kabiri yabeshye yamwibye ubukuru, ariko icya gatatu yise Esawu agiye guhabwa umugisha wa nyuma. Umunsi yavuze ngo sindi Esawu ndi Yakobo, niwo munsi yakize. Umunsi muzavuga uko muri imbere y'Imana, niwo munsi Imana izabahindurira amazina. Narimvuze ngo isoko karindwi
kane no kuri 14 no kuri 15. Yohana 4:14 kuri 15. Yesu yaganiriye n'uwo mugore, yaramubwiye ngo nukurunywa ku mazi muha, wisoko y'amazi y'ubugingo izadudubiza iva muri mu bugingo bwe. Kiravuga iki? Kiravuga ngo iyo umaze kumwemera ikikuvamo cyose gihesha abantu umugisha. Nawe ubwawe uhinduka isoko. Amagambo yawe ni isoko, indirimbo yawe ni isoko, amasengesho ni isoko, ubuhamya ni isoko, ubuhanuzi ni isoko, imigisha uhesha abantu ni isoko, kuko nawe amazi aturuka muri wowe yahindutse isoko. Amazi yaruraga y'Imana nta kindi cyayakishije, ni imperezo nshya yashizwe ishmumunyu ishirwa ku isoko. Habaraga inka murabizi, nubwo waba ufite inka 300 ugiye kushora, tiwarwanaga nazo, warwanaga n'isoko. Iyo uhagararaga ku isoko hagati ugafata inkoni, zose zangwaga amazi, zimwe zigatamase akajanwa n'amazi, izindi nene zizakubita mu izuru zikanga, zikaza zigukurikiye, zagera haryo uhagaze zigahagara zikanywa, inka 100 zigakuka 200. Mureke bene data, isoko y'amagambo yacu ni imitima yacu. Hari umungu yerutse kutubwira ngo imitima yacu ngo niyo kapitale y'umuntu. Kapitale haba inzego zose, itangazamakuru, ubukungu n'ibindi. Niryo rembo, mureke turisane, ibizatuvamo bizakwira bose kandi byose bidafite ubwandu. Ya 8 yega amafarashi. Farashi bavuza farashi muri Bibiliya bavuza intambara. Pawulo ko yavuze ngo intwaro zacu ngo imbere y'Imana ngo zisenye ibihome, ariko imbere y'abantu ntizizwe. Ako kantu naragatekereje ngasomye ngo imbere y'Imana zisenye ibihome, naho imbere y'abantu siko. Hari intwaro Pawulo yandikiye ab'Efeso ni 7, 2 za mbere, 5 za mbere nizo kwirinda, naho 2 za nyuma nizo gusheringa. Nimba muzizi ijambo ry'Imana no gusengesha umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Ijambo iyo urivuze Rutayisire yavuze ngo inyoni guruka ntawe ushobora kwirasa, ngo uyu muntu ari umuvuga butumwa azagenda gutya bakajya barasa havuye. Nta nyoni wari warasa itari kwishami ry'igiti, nta warasa inyoni iguruka gutya, ntibishoboka. Ariko abahungu bazirasaga murabazi namwe, iyo yibeshye gikaja kwishami hagati agafata itapito yicaga ijisho ry'uruhande rumwe nuko kayimanura n'amashara. Ijambo ry'Imana ni inkota rigera kure rigakiza umuntu iyari mutari kumwe nawe. Amasengesho y'uburyo bwose bw'umwuka, gusengesha umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Ayo mukristo yarasenze ageze mu gikombe gicucurufu, nizo ntwaro zo gusheringa, nayo izibanza nizo gukiranuka. Irembo ry'Iburasirazuba, ubwo mwasoma Abakorinto, urwandiko rwa mbere rwa kabiri rwa Abakorinto 10 no kuri 3 kugeza kuri 4 cyangwa no kuri 5. Efeso 6 kuri 13. Irembo ry'Iburasirazuba ni irembo Yesu azagarukiramo. Zahagarara ku musozi wa Mezetuni, hazumvikana impande 3. Impande ya Kristo, ijwi rya Kristo ubwe ngo rizabwira abasinzire muri paradizo ngo nimukanguke. Impanda y'Imana izabwira abizeye bazageza icyo gihe ngo nibahinduke. Naho ngo akamuka marayika ukomeye ni ukwegeza tutayimuni turi mu kirere kugira ngo itorero ry'Imana ryidungere, atukuzwe n'Iburasirazuba. Ni ahandi Yobo yavuze, ariko Yobo yarantanga, yaravuze ngo si ibingibi nakoze ngo icyampa ngo byandike, ngo kandi byandike ku rutare, ngo kandi byandikisha ikaramu y'isasu kugira ngo bitazasibika, ngo aza gusanga nabyo byavuze n'ubusa. Ngo aravuga ngo ayiwewe ngo kuki ngiye muri ibyo byose, ngo kandi nzi ko umucunguzi wanje ariho, ngo kandi amaherezo azahagarara ku isi, ngo uruhu rwanje nirumara kubora, ngo nkazareba Imana nkayirebesha amaso yanje. Ibyo byose mbigiyemo gute? Nta handi ni Iburasirazuba niho Yesu azaturuka. Hari irembo rya nyuma rya 10 ryitwa Hamufikadi. Hamufikadi ni amategeko n'amateka Imana n'amabwiriza Imana yashizeho ku isi. Iyo abantu baza gupfa rero birengagiza ibyo Imana yavuze ngo ni iby'isezerano rya kera. Kubera intege nke zacu, nta mupasiteri watinyuka kwigisha ko abagore bagomba kwambara igitambaro mu rusengero. Ibyo byabindi Rutebuka yavuze. Tuyi muturage n'uwo heye igitambaro ko Imana yakibwiye abagore be Korinto, yakibwiye abanyarwanda cyangwa abakongomani. Manje nkamubaza ndetse Bibiliya nyine kwivuga abandi ntivuga abakongo, uruhande rwacu n'uruhe noneho? Nimumbwire igitabo cy'abakongo gihari, mumbwire n'ic'abanyakenya ntaco gihari. Ariko kubera intege nke, kugira ngo banezeze rubanda, bakavuga ngo ibi ngibi byarebaga Abakorinto,
nimwumve gakino kintu nimwumve ntabe n'abari bameze gutyo kera hano bageze hano siko kimeze kubera ko abo wayoboye si nk'ababandi umuntu ajana nabo kugira ngo anezeze rubanda. None se nimba ari ibikorinto none twebwe dufite uruhe ruhari muri Bibiliya ko ntaho Bibiliya tuvuga ibyanditswe byera byose niko birivuga. Pawulo yandikira Timoteyo ngo bigiye ibyanditswe byera byose ngo byahumetswe n'Imana kandi ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumuhanira gukiranuka, kumutunganya, kumwemeza icyaha cye kugira ngo umuntu w'Imana abashitse ngo akore ibimukwiriye byose ngo akore imirimo y'Imana. Ibi tudakora zanditse muri Bibiliya. None gute tuvuga ngo nizo Abakorinto tugasaba igice cy'icumi cyo mu isezerano rya kera? Ngaho hamufikadi n'amategeko n'amateka n'amabwiriza yose yanditse muri Bibiliya. Nimba bivuga ngo umugore naza guhanura ngo ahanura ateze igitambaro nuko bivuga, ntimubishakire mu Bakorinto. Nimba bivuze no mu isezerano rishya Yesu yaravuze ngo nimba mutanga igice cy'icumi mukageza no mu gitanga ku isogo ngo ni gute mudakiranuka ngo n'ibyo ngibyo nabyo mutabiretse. Ni ukuvuga ngo iki rero ibyanditswe byose kuva mu itangiro biratureba. Niryo rembo rya hamufikate. Ikakaga gahari rero kuri iki gihe abantu bakura mu izo bashaka. Ibi ngibi rubanda ntibishaka reka gucuranga, rubanda ntishaka ibi, twapfa kwihanganira utungutu tw'Abanyakenya batwihanganira. Ikanisa rya nzangera ino tegeko banyica nizo nuko tubaye. Ariko niba dushaka kuri sana Dawidi yabwira Salomo ngo dore ngiye gusinzira nkuko abandi bose basinzira, ngo ari kujya wibuka amategeko Imana yakubwiye n'amateka tuzibagirwe na rimwe. Nimba mushaka ko dusana amatorero tugomba kubanza gusana aya marembo mu bugingo bwacu ahasigaye tukazinjira muri rya rembo Yesu yavuze ngo ni ryo rembo ry'intama. Ngo umuntu naza hondi nukuri intama ngo ziramenya kuko zinzi n'amajwi n'ijwi ryanje. Iyo ngo nzahuye zirankurikira ngo naho abandi bose bambanjije n'abajura. Ririya rembo tuzaryinjira ariko twasaniye aya marembo. Ibyo Nehemiya yabwiye bene wabo ko ari ukusana inkike n'amarembo, naho twebwe izo tuvuze kano kanya duhuje ariya marembo y'ubugingo bwacu kugira ngo ibyo twubaka hano ku isi byose bizabe bisanwe bihere hariya. Ye gutanga haleluya zirindwi n'imbara zose muzatahe muji wanyu. Haleluya! Dumu katika imani. Mani himbazwa. Uti murambwiye ngo ntanga 10 zingana n'amarembo. Iyo ni irembo ry'intama. Haleluya! Irembo ry'amafi. Panda milima. Abatizera gutyo dumu katika imani. Irembo ryo kunyuza mu imyanda. Haleluya! Irembo ry'igikombe. Panda milima. Mani himbazwa. Haleluya! Irembo ry'amazi. Haleluya! Irembo ry'isoko. Hakika ya Mungu. Domo katika imani. Sinzi niba twavuze irembo ry'igikombe. Maze turarivuga. Twarivuze. Haleluya! Irembo rya kera. Domo katika imani. Mani himbazwe cyane. Haleluya! Irembo ry'Iburasirazuba. Domo katika imani. Haleluya! Irembo rya hamufikadi. Ngiye gutanga izindi 5 zo gushima Imana. Domo katika imani. Hasigaye nsubize mikoro. Siba mucuranzi ni wowe waje ni wowe uzi gucuranga.
Yenye kundi lake Mungu mudahaba muhimili, kati inchi ya milele mtaona raha huko. Mdahaba, mdahaba, tena vita itakwisha. Mdahaba, mdahaba, tena vita itakwisha. Usilogwe na dunia, usiache Mungu wako. Katika mabaya mema ufuate Bwana Yesu. Siku zote, siku zote, hivyo utashinda vyote. Siku zote, siku zote, hivyo utashinda vyote. Ukichoka safarini, ukiona njia ndefu na hatari za jangwani, Mungu akuburudisha. Raha huko yatuliza musafiri. Raha huko yatuliza musafiri. Imani tunaona nchi yetu ya amani. Ni habari nzuri sana, majaribu yatakoma. Mbio sana, huko juu tutaonana. Mbio sana, huko juu tutaonana. Tukiitwa na mauti, kwa furaha tutahama. Tulivyo vitumaini, ngambo huko tutaona. Heri tele, heri tele, ona raha ya milele. Heri tele, heri tele, ona raha ya milele. Nunanirwa mu rugendo, inzira imaze kuramba. Nunanirwa mu rugendo, inzira imaze kuramba. No mu makuba y'isi, Imana iza kuruhura. Hazabaho umunezero mwinshi, n'umunezero yo. Hazaba amaha, yeah. Imana ihimbaza. Subira uhendahende turebe. Aho no kuki mudakodesha n'inzima kandi mwayitanze ifaranga. Nanone ga si yanyu. Mwebwe mushaka ya ikizwa mukata kutakodesha n'inzima. Wakodesha imodoka ikutwara ahantu kagusiga nzira. Subira pfa kuhendahenda turebe. Tuzagura yacu mu izina rya Yesu. Atukuzwe. Tongezwa muri Imana yacu. Mana himbazwe. Haleluya! Asigaye eshatu. Tuge gusenga. Gusenga dusoza. Simba sezereye. Dusenge baraza kudusezerera. Ndaza gutanga izindi eshatu. Soza.
hanyuma ari nyinshi Imana bakora hirya no hino batarasobanukirwa n'icyo Imana ibasaba, ariko igihe kirageze kandi igihe kirasohoye. Niko ijambo ryawe ribivuga. Nimusenge nawe, nimusimureke dusenge namwe murimo, nimusenge. Imbaraga zisumba byose arizo zikora ibiremereye birenze abantu bagena, kuko imbaraga zawe zingana zidukoreramo. Tukwereke rino torero ryawacu baribaza ibibazo byinshi Imana z'uko ejo bazaba bameze, ariko icyo babyibaza kuko unaniwe kubagirira neza. Birashoboka gukora uko bibaza uko abandi bibashije. Nitugendere ku mabwiriza yawe, amategeko n'amateka watanze. N'ukuri kose kw'Imana niko wavuze ngo Yosuwa we ngo nzabana nabo kuko nabanye na Mose, ariko nuramuka wisunze amategeko yanjye kuko Mose yayisunze. Abatangije umurimo wose kuri Yose bari bafite amabwiriza n'amategeko shingira bagendera. Icyamba ngo hano muri no teraniro rino torero habonekeye ishumba rikomeye rigomba gutuba hirya no hino. Hagaragara bari bagiye kwishwa n'inzara bakaramirwa kubera ko itorero ryajanga. Ubaha impano abandi bantu bayobewe, sinenda kuvuga ko batayihawe, ariko ijuru rikinguke Mana yanjye kugira ngo ribagirire neza. Ibibazo bari bamaze imyaka bibaza, reka kino giterane kibaye kuri ano matariki kibakure mu bwoba, kubera ko kizaba kibandikiye andi mabwiriza n'amashya ngenderwaho azatuma bahagarara ku rugamba bakarushobora. Uri Imana yumva icyo dusabye kandi gikomeye kuri wowe. Wowe mbura ubugingo bw'abantu mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Wongereye kubake ubuzima bwacu bwari bushagaraye, kuremo bya ambutiyaje yari iremereye ubugingo bwacu kubera ibibazo bitandukanye, ariko reka ijuru rikinguke kubera ko habaye igiterane. Reka babaye hano kuva ejo n'abazageze ejo hazaza n'abahabaye umunsi buzura imbaraga mvajuru bigomba kutwubaka. Ngo Pawulo yandikiye Abaroma ngo muri we turubakanwa ngo tukamera nk'amabuye meza yo kubambamwo n'umwuka w'Uwiteka. Reka akajagari karanze twebwe mu minsi yashize kakurwemo mu izina rya Yesu. Reka ijuru rimanuke rikambakambe ku isi ritaramane natwe. Nitumara tuzamura icubahiro cyawe kirenze uko twabivuga n'uko twabitekereza, kuko imbaraga zawe zingana dukoreramo. Ndagushimiye ko ari cyo wubatse gitangaje, nubwo kitabonwa n'amaso asanzwe ya kimuntu, ariko ijisho ryawe ryabihanuzi urareba ukumva ko rirahari rirazenguruka no mu bantu. Reka imbaraga zinjira hano ku miryango. Kano karere n'iki kirere byumve gukomera kwawe n'ubuhanuzi bwakorewe aha ngaha. Mana ndagushimiye ko ubikoze kandi uzujuje. Babwiye indi nkuru cyumweru cyakurikiyeho ico ngico ciwanje nashingiye amakuru 12 y'abagabo n'abagore babanaga mu rusengero rwacu, ariko igitangaza cyabaye zaje kurwangwa n'abandi bakozi b'Imana. Abari bo babirwanya ngo se biriya kubintu ko mwabibabariwe ngo nibiki murimo, ariko demobilisation ndavuga nti murabizi ko umuntu yazanye imutaratera, ariko nijoro haza unduterura. Ibyo ni bisanzwe. Ubuhanya bw'imbuto ni yateruruwe. Gutangaza herwe 3 navuze sinzirarana kandi sinzirazamo. Saza kunteza ikibazo kandi nari mfite igisubizo cyazo. Hari cyo abafaransa bajya bavuga ngo abaswahili ngo ni kipindi cha lala salama. Y'abandi bagiye gutera umupira bajya bavuga ngo ni kipindi cya nyuma, ngo ni kipindi cha kulala salama. No kuri kose kw'Imana. Haleluya! Ngira ngo nimwe nabwiye ko umugore umwe yambaje ngo se ndangana gute. Ngira nti mugore we yenda ntibite ku myaka yaje yizimenyekana. Bishop avuga ko tungana na bishop bamwe bate bishop arakuruta. Twarabivuze kese yarayo imyaka yavukiyeho ko nimba yizi ushobora kuba murusha 2. Sinzi imba marubaha yatekeza ngo turangana. Mfite 50 n'ingahe? 58. Ndakurusha imyaka uwo nkurikira 4. Haleluya! Biranashoboka ko imboga zanashira. Hari n'igihe ubwira umugore akakongora ngo zashize.
ariko haleluya ntizashira, mureke tuyiyonge, zirahari. Haleluya! Panda milima, mushatse twotarama, hakika ya Mungu, mushatse twatarama, mushatse twatarama, ariko mureke tubanze tuzamure Yesu. Haleluya! Twongere tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Amina. Twongere tuzamure Imana yacu ibiga. Imana himbazwe cyane. Kino kirere cyuzure haleluya gusa. Haleluya! Twongere tuzamure izindi. Haleluya! Atukuzwe. Haleluya. Hari umugabo w'umunyabyinshi yigeze kumbwira ngo iyo nigishije ngo arankunda, ariko natamba ngo ntamererwe neza. Ndamubwira ngo nizo nyigisho nta munyabyinshi wazimpaye umererwe neza. Tunoke tuzamure Yesu w'i Nazareti. Atukuzwe. Haleluya! Haleluya. Nkunda kubwira abantu kandi si ukwirata, twubakaga urusengero tukabura amafaranga, ukababwira ngo ngiye kuyashaka muri haleluya. Tubi. Amen. Manema. Asifiwe sana. Ngiye gutanga haleluya 10 zingana na miliyoni 10. Ngiye atukuzwe. Haleluya. Haleluya! Atukuzwe. Timuzi ku muntu ashobora gusatira undi akamubwira nabi kandi atajya arakara, yaho karakara. Kandi ngo uriya mugabo warakaje kanaka ngo yari yamusagariye ukuntu azayitonda ngo yarusha ngo none yugira gute, none mukumubwira ngo turatanga haleluya, Imana ireke ikikora. Nimba umuntu ashobora kugusura ikundi nabi yaho karakara, Imana turayi haleluya inarwe kwishima. Haleluya! Mani himbazwe cyane. Haleluya! Haleluya. Imana himbazwe cyane. Atukuzwe. Dumu katika imani. Haleluya. Kadutanga izindi zibireme turekera aho ngaho. Paulo ntiyabirangije na Yesu yabirangije. Paulo yavuze ngo duhanuraho gato, tukabwiriza gato, ngo ibyuzuye n'ibyaza, ngo imiti hagati zibwiriza ihunge. Imana himbazwe. Haleluya! Haleluya. Mureke dukure Satani umutima. Kurya inyamaswa ntiyishwa cyane n'imbwa, yishwa no gukomera k'umuhigi. Mureke dukomere gusa. Rutebuka we. Mureke tubanze tuzamure. Haleluya! Haleluya. Amina. Atukuzwe. Twongere tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Atukuzwe. Haleluya. Haleluya. Amina. Haleluya. 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 Bwana wa majeshi. Atukuzwe.